twongere tubasuhuze tunabaha ikaze kuri no platform ya Torotoro. Yewe rero ubasuhuza nitwa Mwirita Jonathan. Uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo turaganira kuki. Turaza kuganira ku mashini yitwa Center Pivot ikoreshwa cyane cyane mu kuhira mu buryo buteye imbere. Niyo mpamvu twifashishije impuguke mu bintu bijyanye no kuhira. Araza kugira umwanya kuko twibwira, kuko hari hashize igihe adaheruka kuri ino channel, ariko uyu munsi yatwemereye, tunamushimira cyane ko yongeye kugaruka kugira ngo adusobanurire byimbitse ku kijyanye no kuhira dukoresheje Center Pivot. Ndetse araza no kurangiza agira inama abahinzi ku buryo bagomba kuyikoresha neza. Tudatinze rero reka tumusabe atangire twibwira. Murakoze, nitwa Niyigaba Jean Baptiste, kandi umwarimu mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Huye, IPRC Huye. Hari mu ishami ry'ubuhinzi, nkaba nigisha amasomo ajyanye no kuhira imyaka. Urumva rero ko umuntu turi kumwe ni umwarimu mu ishuri rikuru. Uza ngo ubumenyi araza kuduhereza cyangwa se araza kudusangiza, muze kuha agaciro cyane kuko buraba ari ubw'ingenzi cyane. Mwibuke gukora subscribe ndetse munadusure kuri wa3.torotoro.ra. Tuze kubana. Kuhira ni uburyo bwo gushyira amazi mu butaka ugamije kongera umusaruro w'ibihingwa bihinze kuri ubwo butaka. Kuhira kandi twavuga yuko ari n'ubundi buryo bwo kongera amazi aba yatanzwe n'imvura ugamije kugira ngo igihingwa kibone amazi ahagije azatuma gitanga umusaruro cyitezweho. Ibyo bituma ahantu imvura idakunze kuboneka bahora bakeneye kuhira. Mu gihe aho imvura iboneka buhira rimwe na rimwe bitewe n'uko ayo mazi akenewe. Hakaba rero hari ubwoko bubiri bwo kuhira. Hari ukuhira amazi yahawe ingufu, hari no kuhira amazi yijyana. Kuhira amazi yijyana haba hari gukoreshwa imbaraga zitangwa n'isi. Akenshi amazi anyuzwa mu miyoboro. Mu gihe kuhira amazi yahawe ingufu ho amazi ahabwa imbaraga, kandi amazi akaba agomba no kunyuzwa hehe mu bihombo kugira ngo abashe kugera ku bihingwa. N'ubwo bwoko bwo kuhira amazi yahawe ingufu harimo uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nibwo twita kuhira butonyanga, aho amazi anyura mu bihombo noneho akaza kugera ku bihingwa, buri gihingwa kibona igitonyanga cyacyo. Muri make amazi ahabwa ahari igihingwa gusa, mu gihe hatari igihingwa amazi nta gitonyanga cy'amazi kibasha kuhagera. Naho hakaboneka rero n'ubundi uburyo bwa kabiri bwo kuhira buvura. Kuhira buvura, iyo tuvuze buvura byumvikana uhita utekereza uko imvura igwa. Nabwo rero amazi ahabwa imbaraga ariko akaza kugera ku bihingwa nk'imvura. N'ubwo buryo rero dusozerezeho bwa nyuma niho hari buzemo nabwo uburyo bugiye butandukanye, ariko bwose bugahurira yuko ari ukuhira buvura. Kuhira buvura, iyo imvura iri kugwa ntabwo itoranya ahari umwaka n'aho umwaka utari. Aha akaba ariho harimo itandukaniro riri hagati yo kuhira buvura no kuhira butonyanga. Mumbajije ku bijyanye na Center Pivot. Twari tumaze kuvuga uburyo bwo kuhira amazi yahawe imbaraga cyangwa yahawe ingufu, yuko harimo kuhira buvura. Center Pivot rero nayo ni urukomatanye rw'ibikoresho bishyirwa hamwe noneho bigakora nk'aho ari ikintu kimwe. Icyo gikoresho cyuhira kiri ku rwikaragiro rwacyo kizenguruka gikora uruziga, ku buryo kibasha gukora uruziga rwuzuye cyangwa igice cy'uruziga cyangwa 1/4 cy'uruziga bitewe na gahunda cyahawe, ariko amazi agera ku bihingwa nk'imvura.
center pivot igizwe n'ibice bitandukanye by'ingenzi. Icya mbere tugomba kumenya igice gituma ibindi byose bibasha kuba byakora. Aho turabanza turebe, mbere na mbere tuzakenera isoko y'amazi, aho amazi aturuka. Aho amazi aturuka bishobora kuba ari ikiyaga cyangwa ari umugezi cyangwa ari ikizenga cy'amazi cyakozwe. Icya kabiri, kugira ngo amazi azave hahandi aturuka tuzakenera pompe. Iyo pompe niyo igomba gukura amazi hahandi ari, igomba kuyazamura iyashyira muri cya gikoresho twavuze. Pompe iyo tuyivuyeho dukenera igiha imbaraga ya pompe kugira ngo ibashe kuba yakora. Icyo giha imbaraga iyo pompe gishobora kuba ari amashanyarazi asanzwe. Iyo tuvuye kuri icyo kintu cyahaye imbaraga ya pompe, duhita tujya kugitanga noneho amakuru, icyo twakwita control panel. Icyo gitanga amakuru nicyo noneho gikora akazi kenshi, kuko kigereranwa n'ubwonko bwa ya center pivot turimo turavuga. Icyo gitanga amakuru nicyo umuntu abasha gutangiraho amakuru y'uko center pivot igiye gutangira kuhira. Tukaba twagitangiraho amakuru y'uko iri bugende yuhira cyangwa ikagenda ituhira, y'uko iri bujye imbere cyangwa iri bujye inyuma, y'uko igendera ku muvuduko wo hejuru, uringaniye cyangwa umuvuduko wo hasi. Ayo makuru yose icyo nicyo kibasha kuyatanga gihereza ibindi bice kugira ngo rwa rukomatanye rwa bya bikoresho rubashe gukora neza uko bikwiriye. Iyo tuvuye aho ngaho nanone duhita tujya ku rwikaragiro rwa ya center pivot, kuko twabonye ko ikora igenda yizenguruka. Aho rero ku rwikaragiro narwo ruba rufite akamaro, kuko n'ubundi niho y'amazi, igihombo kijyana amazi niho kiba gituruka. Kandi nanone ni naho haba hari insinga z'amashanyarazi zikoreshwa, niho ziba ziri, ndetse n'insinga zijyana amakuru niho ziba ziri. Twava kuri icyo gice cy'urwikaragiro duhita tubonamo noneho igihombo kijyana amazi. Kuri center pivot igihombo kijyana amazi yo kuhira kiba ari igihombo kimwe. Ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'iyo center pivot ntabwo hakoreshwa ibihombo birenze kimwe, kiba ari kimwe gusa. Kuri icyo gihombo niho haba hariho udukoresho tugeza amazi ku bihingwa, kandi ayo mazi akaba agomba kugera ku bihingwa nk'imvura. Tukongera kandi kuri cya gikoresho twavuze kijyana amazi kimwe, harimo ibindi bice bigiye bitandukanye. Buri gice kimwe kirangwa n'uko gifite igice cya gihombo gitanga amazi, kikagira intoboro zisohora y'amazi agomba kugera ku bihingwa nk'imvura, kikagira agasanduku gatanga amakuru kakira cyangwa kagatanga amakuru, kikagira kandi n'amapine. Tuvuga ngo center pivot birashoboka ko ishobora kugira ibice birenga 10 bitewe n'uburebure bw'iyakoreshejwe ubwo ari bwo. Birashoboka ko buri gice kimwe gishobora kuba gifite metero 40 cyangwa cyanazirenza bitewe n'uburebure bw'iyo center pivot cyangwa ubwoko bwayo. Uburyo rero ikora, iyo amakuru amaze gutangwa y'uko center pivot itangira gukora, ya control panel ihita ihereza amakuru bwa busanduku butandukanye y'uko igikoresho cyacu kigiye gutangira kuhira. Ubwo busanduku butandukanye nabwo bugahita ayo makuru buyashyira mu bikorwa, hanyuma cya gikoresho cyacu kigatangira kurekura amazi. Ya makuru rero ahita yihuta cyane akajya ku gice cya nyuma kirangiza center pivot, kikabwirwa neza yuko kigiye gutangira kugenda, kandi kikagenda cyuhira. Nubwo icyo gice cyari cyo kibwiwe yuko kigiye gutangira kugenda, kiratangira kuhirira rimwe n'ibice bikibanziriza, hanyuma cya kindi cya nyuma gitangire kugenda, amapine yacyo atangire kugenda ajya imbere cyangwa inyuma bitewe na ya gahunda yatanzwe. Nikigenda kikigira imbere, hari aho ya makuru n'ubundi azakibwira yuko kigomba guhagarara, gihagarare. Noneho amakuru atangwe ku gice kikibanziriza yuko nacyo kigomba kugenda.
nacyo gitangire kigende, kize kugera aho nacyo gihagarare, amakuru ahita ajya kuri cya gice n'ubundi kikibanziriza nacyo gitangire kigende, gutyo gutyo paka igihe tuzongera tukabona bya bice byose bya center pivot bisa nkaho biri ku murongo. Nibijya ku murongo, cya gice cya mbere n'ubundi kizahita kibwirwa yuko kigomba gutangira urugendo, gitangire kigende, gutyo bikagenda byose bihana ayo makuru ku buryo gahunda igenda neza. Amazi rero agenda asohoka anyuze muri bwa bwenge buri ku gihombo cyo kuhira, akayagenda agera ku bihingwa nk'imvura. Ibyiza byo gukoresha center pivot mu kuhira ni uko nta bakozi benshi ikenera. Bishatse kuvuga ko kubera twabonye yuko ari igikoresho cyikoresha iyo kimaze guhabwa amakuru, rwose ayo makuru yamaze guhuzwa ihita itangira gukora inshingano zayo zo kuhira nk'uko yahawe amakuru. Bityo bigaragara yuko umukozi umwe ashobora gukoresha center pivot 12 icyarimwe, zose zigakora akazi igomba gukora. Ikindi cyiza cyayo ni uko amazi atangwa ku buso bwose buri kuhirwa ahagera mu buryo bumwe, hamwe hatagiye menshi cyane, ahandi ngo usange hagiye make. Amazi ahajya hose aba ari ku kigero kimwe. Icya gatatu mu bijyanye n'ibyiza byayo ni uko ushobora gutera umuti no kuba ushobora nanone gushyiramo ifumbire mu buryo bworoshye. Mu gutera umuti bisaba yuko hari agapompe kari bwohereze wa muti ukaza guhuzwa n'igihombo kijyana amazi yo kuhira, haba ari ku muti rero uri bukoreshwe, haba ari no ku ifumbire ibasha gukoreshwa. Icyangwa ni uko iyo fumbire iri buze guhuzwa na cya gihombo gisanzwe kijyana amazi yo kuhira, hanyuma kikaba cyashyiramo iyo fumbire cyangwa se cyatera uwo muti mu buryo bworoshye. Ndumva ibyo ari byo by'ingenzi byiza byo gukoresha center pivot. Ikindi ni uko nanone ibasha kuhira ubuso bunini. Murakoze. Ku bijyanye n'ubuso center pivot ibasha kuhiraho bizaterwa n'uburebure bw'iyo center pivot. Twabonye yuko buri center pivot iba ifite ibice bitandukanye biri kuri rwa ruziga bigomba kuza gukoreshwa mu kuhira. Hanyuma kandi muri bya bice buri gice kikaba gifite aho kigomba kuhira, ikindi nacyo kikaba gifite aho kigomba kuhira bitewe n'uburebure igice runaka kigiye giherereye. Uburebure bwayo bushobora kugera kuri metero 400. Iyo tuvuze noneho ko center pivot ifite uburebure bwa metero 400, ubwo burebure nibwo duhita tubona yuko ari akarambara. Hanyuma niba tugize ko ari metero 400, ubwo buso izuhiraho ni ka karambararo ka metero 400 ukubye metero 400 ukubye pi ingana na 3.14. Ibyo ngibyo bita bitwereka yuko center pivot ifite akarambaro ka metero 400, ifite ubushobozi bwo kuhira hegitari 50. Ubwo rero birashoboka yuko itaba igeza kuri izo metero 400 bitewe n'ubushobozi cyangwa naho igomba kuhira, yenda zikaba zagabanuka gutyo gutyo, byose birashoboka. Icyiza kindi twavuga kuri center pivot ni uko kuba amazi agera ahantu hose mu buryo bumwe, kandi gahunda yatanzwe yo kuhira ikubahirizwa, bituma n'umusaruro w'ibihingwa wiyongera kurushaho. Kuko ubundi center pivot ibasha amazi yayo akoreshwa neza ku kigero kingana na 95%. Ubwo rero wagereranya n'ubundi buryo bwose twari dufite, ugasanga ko center pivot amazi yayo abasha gukoreshwa neza cyane, bityo n'umusaruro ukabasha kwiyongera mu buryo bufatika. Murakoze. Ikijyanye n'imbogamizi duhura nayo mu gukoresha center pivot ni uko center pivot irahenda ku buryo ibasha kuhira hegitari 30, iba ifite agaciro
k'amadolari 80,000. Ubwo rero uko ukeneye kuhira ahantu hanini niho igiciro kigenda gisa nkaho kigabanuka, ariko uko aho ufite hagiye kuhirwa ari hatoya igiciro cyayo kirushaho kuba kinini cyane. Kubihenda rero kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa bisaba yuko hari inkunga zibasha kuba zatangwa zikongerwa ku bushobozi abaturage bagaragaje, noneho hakaba hagurwa ibyo bikoresho. Imbogamizi ya kabiri ni ijyanye n'uburyo bwo gutegura ubutaka center pivot izashyirwaho cyangwa se izakorera. Ubwo butaka buba bugomba kuba buringanijwe neza, bwaratunganijwe neza ku buryo ahantu hose uba ubona ko hajya gusa nkaho haringaniye. Bityo kugira ngo haringanizwe ni byiza kwifashisha torotoro kugira ngo rwose bwa butaka tuzabe twizeye yuko bwateguwe mu buryo bunoze. Bityo torotoro ikaba ari ingenzi rwose mu kuba ubutaka bwaringanizwa neza. Imbogamizi ya gatatu ni uko iyi center pivot ko twamaze kubona ko ari urukomatanye rw'ibikoresho biba byashyizwe hamwe bikaza gukora nk'aho ari igikoresho kimwe cyangwa imashini imwe, bisaba ubumenyi buhagije ku bijyanye nayo. Bityo tukaba dukeneye abantu bafite ubwo bumenyi babuhawe kandi bazi kuba bayikoresha. Iyo rero nayo izaza mu mbogamizi mu buryo bwo kugira ngo tubashe kuba twabona abakozi bashoboye kuyikoresha. Murakoze. Ku bijyanye n'uburyo bwo gufata neza center pivot, ni byiza yuko hifashishwa agatabo kagaragaza imikorere ya center pivot, hakubahirizwa ibikubiye muri ako gatabo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukureba neza nimba aho amazi aturuka ndetse n'uburyo agomba kuhava nta kibazo kigiye gihari. Aho amazi aturuka ngo y'amazi agomba no kuba ari amazi meza, kuko iyo aje ari mabi azangiza twa tuntu dusohora amazi usange turazibye cyangwa tugize ikibazo. Uko kuba twaziba bishobora gutuma amazi atagera ku bihingwa uko yakagombye kuhagera. Ikindi twabonye yuko mu kuhira kwayo iba iri ku rwikaragiro rwayo. Rwa rwikaragiro narwo rugomba gucungwa neza, tukareba neza nimba amavuta aba ahari ahagije. Yaba adahagije bakongera bakayongeramo kugira ngo cya cyuma cyacu kibashe kujya kikaraga neza uko bikwiriye. Ikindi tureba kuri control panel, ka gasanduku gatangirwamo amakuru yose akenewe, kureba nimba insinga zizana umuriro zimeze neza. Wasanga zitameze neza hakaba hagomba kubaho kuzikosora. Tugahita tujya noneho ku bijyanye n'amapine. Amapine birashoboka yuko umwuka wagabanukamo, bikaba bisaba kuwongera. Birashoboka yuko amapine ashobora gutoboka, bigasaba kongera kuyahoma cyangwa se no kuyasimbuza bibaye ngombwa. Twagera noneho ku nzira y'amapine anyuramo, nabwo tugomba kuyirebaho kuko ishobora kunyerera. Iyo inzira inyerera bisaba yuko umuntu agomba kuyitaho kugira ngo bwa bunyerere bukurweho, none isigara ari inzira nziza. Kuko kuba amapine yanyereraho bizatuma imikorere ya center pivot itagenda neza. Bityo haba ari ahanyerera, haba ari ukuba hazamo ibinogo, bya binogo bigomba gukurwamo, kandi nanone ahanyerera hakaba hashobora gushyirwa amabuye cyangwa se hakubakirwa ku buryo ya nzira idatera ikibazo. Gusa icyo tuba tuzi cy'ingenzi ni uko aho ipine yanyuze igenda ni naho inyura igaruka. Inzira yayo iba ari imwe, nta kuvuga ngo uyu munsi inyuze hano mu kanya iraza kunyura ku rundi ruhande. Aho inyuze igenda ni naho ihora inyura paka igihe cyo kuhira kirangiye. Ikindi kibaho ni uko abantu bashobora kugambirira kwangiza ku bushake, nk'ibisambo baba bashaka kwiba turiya dusanduku dutangirwamo amakuru, kuko bagenda bakatugurisha bakabona amafaranga. Abandi bagashaka kuza gufunguraho ibindi byuma nabyo bakaba bajya kubigurisha bujyamana.
abandi nabo bagashaka gufungura kuri turiya dukoresho twavuze dusohora amazi agera ku bihingwa nk'imvura, ngo nibamara gufungura ngo hanyuma amazi azajye agwa kuri bya bihingwa cyangwa ku butaka ari menshi. Iyo bamaze kudufungura amazi ko kazasohokamo ari menshi, ariko azasohoka nk'amazi ya robine, ntabashe gukwirakwira ngo yuhire aho yagombaga kuhira. Ubwo buryo bwose rero bwo kwangiza iki gikoresho bugomba gukurwaho. Abakoresha iki gikoresho bakajya bakibungabunga neza uko bikwiriye, kuko igihe cyose gikoreshejwe umusaruro uraboneka, kandi ukaba ari umusaruro wo hejuru mwiza. Ikindi ni ukurinda ko abana bacyegera, kuko kiba gifite n'insinga z'amashanyarazi. Kucyegera kwabo rero bishobora kuba byateza agisida cyangwa n'ibindi bibazo by'ubuzima. Bityo tugomba kwirinda ikintu cyose cyatuma center pivot yacu idakora neza. Ikindi ku bijyanye n'amapine, naho hari amadinamo tuba tugomba kugenzura nimba ari gukora neza. Izo dinamo iyo bigaragaye ko hari yapfuye, iba igomba kuba yasimbura. Inama twaha abahinzi ni uko dufatiye ku bahinzi bifuza kubona iyo center pivot, barasabwa kuba bakwishyira hamwe bakanegeranya ubutaka, kugira ngo noneho babashe bwa bushobozi bwabo babuhuze, babashe kuba bagura ya center pivot, yamara kuboneka noneho ikazabona n'ubuso buhagije ikorera. Iyo ni inama ku bantu bakeneye center pivot. Noneho ku bantu bakoresha center pivot aho bafite imirima yabo yuhirwa hifashishijwe center pivot, barasabwa kubungabunga kiriya gikorwa remezo cya center pivot bahawe, kugira ngo ikore mu buryo bukwiriye, babone umusaruro uhagije, nabo babashe kuba babona n'udufaranga twakenerwa kugira ngo bwa buryo bwo kubungabunga center pivot burusheho kugenda neza. Murakoze. Tubashimire cyane rero mwese twabanye, mwumvise yuko umwarimu rwose mu ishuri rikuru atuganirije ku buryo bwo kuhira ariko dukoresheje imashini yitwa center pivot. Mwumvise yuko rwose ibyiza byayo ni byinshi cyane, ndetse arakangurira abahinzi kwishyira hamwe kugira ngo iryo koranabuhanga naryo ribagereho. Ikindi mwumvise yuko atubwiye yuko biriya bikorwa remezo tugomba kubifata neza, tukirinda gukuraho inyuma cyangwa se injyamani tujya kuzigurishiriza, kugira ngo bidatuma iki gikoresho cyacu kidakomeza gukora uko cyateganyijwe gukora. Turamushimiye rero Engineer Baptiste, kandi twizera yuko n'ubutaha azagaruka akatuganiriza ku bijyanye cyane cyane n'ibikorwa byo kuhira, kugira ngo dukomeze tugire umusaruro uri hejuru, ndetse n'ubuhinzi bwacu bukomeze butere imbere. Bye, tuzasubira ubutaha. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo ntimucikwe n'andi masomo n'ibindi biganiro tugirana kuri ino platform. Imana ibahe umugisha.